mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka twigire hamwe igitabo cyitwa How to Win Friend and Influence People. Niba utabona umwanya wo gusoma cyangwa se udakunda ibintu byo gusoma ariko ukaba ukunda kwiga, ukaba ukunda ubumenyi bwakugeza ku bukire, uyu munsi tugufitiye igitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyitwa How to Win Friend and Influence People. Uyu munsi tugiye kukibasomera cyose uko cyakabaye ku bantu mudakunda gusoma. Ndizera ko iki gitabo kiraza kugufasha. Niyo mpamvu ukwiriye kureba iyi video kugeza irangiye, kuko uraza kwigiramo amasomo y'ingenzi akomeye mu buzima byagufasha kugera ku butsinzi. Iki ni igitabo cyagurishijwe cyane ndetse cyagurishijwe kopi nyinshi cyane ndetse kinahindurwa mu ndimi nyinshi cyane bitewe n'ukuntu cyakunzwe n'abantu benshi cyane. Uburyo ushobora gutsindira abantu n'imitima yabo bityo nawe bikakugeza ku bukire. Mbahaye ikaze. Nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe, ugakanda like, ukaduha n'igitekerezo muri comment. How to win friends, uburyo ushobora kuba watsindira inshuti, ushobora kuba watsindira abantu ndetse and influence people. Iki ni igitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyanditswe n'umugabo bita Dale Carnegie. Uyu ni umugabo udasanzwe, yabaye umukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka ya kera, ndetse iki gitabo kiba cyarasamarayizinzwe ndetse cyangwa se kiba cyarakozwemo kopi nyinshi cyane zigagurishwa mu ndimi z'amahanga nyinshi zinyuranye bitewe n'ukuntu cyagiye gikundwa. Dale Carnegie, uyu nawe ni umugabo wacyanditse, turaza kurebera hamwe uburyo nawe yabaye umutsinzi. Iki ni igitabo cy'impinduramatwara, kiraza kukwigisha uburyo bwo kumenya kubana n'abandi, uburyo bwo gutumanaho n'abandi, imibanire n'abandi ndetse n'ubutsinzi. Ni igitabo ukwiriye kumenya niba uri umuntu ushaka iterambere, uri umuntu ushaka impinduka mu buzima bwawe. Kopi zirenga miliyoni 30 zaragurishijwe ndetse gihindurwa no mu ndimi nyinshi zitandukanye. Abashoramari benshi basomye iki gitabo ndetse cyabashije kuba cyagira n'impinduka kibagiraho mu buzima bwabo bitewe n'uko kirimo amasomo akomeye y'ubuzima, ari nayo tugiye kurebera hamwe. Niyo mpamvu niba ufunguye iyi video uyirebe kugeza irangiye, twigire hamwe iki gitabo. Niba uri umuntu koko utari umunebwe mu byo gushaka ubwenge, yes, narangije kubaha ikaze mweza hano kuri Mukire Entertainment. Iki gitabo kigufasha kubaka imibanire n'abandi, kwigirira icyizere, kominikasiyo, kumenya gutumanaho n'abandi, bityo nawe bikabasha kuba byakugeza ku bukire uko byagenda kose. Ibyo bintu uko ugenda ubyuzuza, uko ugenda ugira izo discipline, niko ugenda uba umutsinzi mu buzima bwawe. Bikakwigisha uburyo ukwiriye gutekereza mu buryo bwiza, positive mindset, ukajya ugira ibitekerezo byiza, ibitekerezo byubaka, bityo ibyo ugenda utekereza nawe bikajya bigenda bikubera impamo mu gihe utekereza ibintu byiza. Iki ni igitabo kikwigisha discipline nyinshi zitandukanye abakiri benshi baba bafite zituma bagera ku butsinzi. Niyo mpamvu niba ufunguye iyi video mu by'ukuri witeguye kwiga, rero komeza wige. Aya masomo ni ingenzi cyane ukeneye nawe kumenya mu buzima bwawe. Yes, igitabo rero tugiye kugitangira, tumenye uburyo nawe wamenya ibyo aba bakire baba barasize muri izi nyandiko zabafashije kuba bagera ku bukire, ndetse aho nawe ukwiriye kuzimenya kugira ngo nawe ubashe guhindura imyumvire yawe, imitekerereze yawe, imibereho yawe, ibyo wumva bibe ari ibintu bikubaka aho kuba ari ibintu byaba bigusenya. Iki ni igitabo cyiza cyane, kirahindura imyumvire, imyitwarire yawe, ndetse ubashe kuba waba umutsinzi nk'uko twatangiye tubabwira. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1930 ariko gifite amasomo akomeye ku buryo na n'ubu ngubu yagufasha kuba umutsinzi. N'ubu tuvugana urumva kimaze imyaka myinshi cyane, imyaka w'1930. Urumva ni hagati y'intambara ya kabiri y'isi n'iya mbere y'isi. Ni muri iyo myaka yo hagati aho ngaho nibwo iki gitabo cyanditswe n'uyu mugabo w'umushoramari Dale Carnegie wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitabo cyafashije abantu benshi kuba batsinzi. Abantu benshi bagitanga ingero nk'ibitabo nka kimwe mu bitabo byabafashije kuba batsinzi. Urugero nk'umukire Warren Buffett yemeza ko iki gitabo ari cyiza cyane, kigufasha kugira icyizere, ndetse ko kiri no mu bitabo byamufashije kuba ari umwe mu bakire dufite uyu munsi. Umukire bita Warren Buffett wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yemeza ko iki gitabo yabashije kugisoma kandi kikamufasha guhindura byinshi.
cyamufashije kubaka imibanire, imibereho, gutekereza neza. Ibi byose bikaba ari mu bintu byamugejeje ku butsinzi. Undi mugore wagisomye amwita Oprah Winfrey. Uyu ni umugore udasanzwe w'umunyamerika ufite ubwami budasanzwe mu by'itangazamakuru. Ni umukire afite amafaranga menshi cyane. Ni umwe mu bagore bahagaze neza kuri uyu mubumbe mu kugira amafaranga menshi cyane. Nawe yemeza ko iki gitabo yagisomye. Iki gitabo gifite amahame y'ingenzi ukwiriye gukurikiza kugira ngo nawe ubashe kugira ibyo uhindura mu buzima bwawe. Dale Carnegie. Ayo mahame ni ayahe? Ibyo byose turaza kubirebera hamwe. Perezida Barack Obama yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umugabo w'igihangange nawe ufite amafaranga kandi nawe uzwi cyane mu bantu bavuga rikijyana ku mubumbe. Nawe yemeza ko iki gitabo How to Win Friend and Influence People, nawe yemeza ko iki gitabo yabashije kuba yagisoma. Barack Hussein Obama nawe yemeza ko yakigiyemo amasomo nko kwikaruma ndetse no kwiyubaha ndetse no kubaha abandi ndetse no kubaha ndetse no kwigiramo confidence. Nawe yemeza ko mu by'ukuri ibi ari bimwe mu bintu yabashije kwigira muri iki gitabo. Ni igitabo nawe ukuriye kuba watega amatwi mu by'ukuri niba nawe wumva koko ukeneye ubumenyi. Igitabo ni inyamibwa kabisa. Why do you have in a way? Ese iki gitabo ukwiriye kucyumva mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo bwiza, ukumva ibintu mu buryo buri positive, ukiga uburyo wadiringa n'abantu, ukiga uburyo wakemura ibibazo bigaragara muri sosiyete. Ibi ni bimwe mu bintu byagufasha kugera ku butsinzi mu gihe nyine nawe uri gukemura ibi bibazo abantu baba bafite muri sosiyete. Nibwo amahirwe aba yihishe. Imibanire, gutekereza, ubuzima, ayo yose ni amasomo agaragara muri iki gitabo, uburyo wakiga gukorana n'abandi. Ibi byose ni ibintu bikubiye muri iki gitabo. Ntabwo turi kuvuga ngo twibande ku kugitakagiza, ahubwo reka dutangire. Isomo rya mbere ryigisha ko ugomba kumenya ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye. The most important thing people want. Isomo rya mbere riri muri iki gitabo cyangwa se chapitre ya mbere, ugomba kumenya ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye. Niba ushaka gutsindira abantu ndetse no kuba wakora wabyigarurira nyine imitima yabo, ugomba kwitegereza neza, ukicara ukareba muri sosiyete, ukareba ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye. Icyo kintu ugashakisha ukuntu ukibaha. Ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye ugatekereza, ukamenya ibintu abantu bifuza. Abantu benshi bifuza kumenya, bifuza ubwamamare, abantu bifuza amafaranga, bifuza kuba bakire, bifuza kubahwa. Ibyo byose ni ibintu abantu bakeneye. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Hari impamvu ukwiriye kubimenya niba ushaka kubigarurira. Iyi niyo chapitre ya mbere ivugwa muri iki gitabo. Icya mbere, niba ushaka kumenya cyangwa ushaka kwigarurira abantu, ugomba kumenya ibintu by'ingenzi bakeneye. Hanyuma wamara kumenya iby'ingenzi bakeneye, nawe ukamenya uburyo uza kubikoresha mu nyungu zawe, kandi abo bantu bakabasha kubibona mu buryo bunyuze mu nyungu zawe, bityo nawe ukabasha kubigarurira. Ni ngombwa ko ubanza kumenya ikintu cy'ingenzi abantu bakeneye niba ushaka kwigarurira imitima yabo. Genzura neza ahantu utuye, muri sosiyete utuyemo, ahantu hose uba, umenye ngo abantu bakeneye iki. Ubundi in general abantu bakeneye amafaranga, bakunda ubwamamare, bakunda kubahwa. Ibyo bintu hari uburyo wabigeza ku bantu. Niba abantu bakeneye amafaranga, bakunda ubwamamare, ibyo bintu hari icyo wabikoraho cyabafasha kubigeraho. Icyo cyaba kimwe mu kintu cyagufasha kwigarurira imitima y'abantu, kuko abantu iyo ubahaye bimwe mu byo bakeneye, mu by'ukuri bakubona nk'aho uri Imana y'u Rwanda kabisa. Bakavuga bati uyu muntu niwe muntu dukeneye kabisa. Nta nubwo bashobora kukuvana mu buzima bwabo mu gihe babona ko uri umwe mu nzira ibageza ku byo bakeneye. Icya mbere, ugomba kubanza wamenya ngo abantu bakeneye iki mbere y'uko utekereza ngo ugiye kubigarurira, kuko umumaro wawe mu bantu nibyo bizatuma ubasha kuba uw'agaciro muri bo. Isomo rikwigisha ko ukwiriye kwiga neza ndetse ukamenya neza uburyo abantu bakeneye ikintu, ukiga n'uburyo wakibagezaho. Isomo rya kabiri, yiga kumenya amakosa aba mu bintu bijyanye n'imibanire. Ese mu mibanire habamo ayahe makosa? Mu bintu bijyanye na relationship,
abantu hari amakosa bagira, ibintu by'imibanire byaba bijyanye n'itumanaho, communication, gutakaza ikintu twakwita nk'ubunyangamugayo. Ibyo ni ibintu bikunze kuba mu bibazo bimwe byo mu mibanire. Ibyo byose ni ibintu ugomba kumenya, ukiga ukamenya ngo ese ni ibihe bintu byangiza communication cyangwa se byica imibanire y'abantu. Ibyo byose ukabyandika ukabigendera kure cyane, kuko ni bimwe mu bintu byatuma mu by'ukuri utigarurira abantu. Kandi wibuka ko igitabo cyitwa How to Win Friend, ibyo watsindira abantu ndetse ukanabigarurira. Rero ugomba kumenya ngo ibintu byose byangiza imibanire ni ibihe, ukabasha gutangira kubyirindira kure kugira ngo ubashe kuba wabigarurira. Ahangaha ukwiriye kwigiramo amasomo akomeye. Niba hari ibintu runaka, hari ingeso, hari kamere, ahangaha nyine nubwo atari byiza kuba uburyarya, ariko mu by'ukuri iki gitabo ahangaha atwigisha ko, Andrew Carnegie atubwira ko mu by'ukuri bibaye ngombwa wakwigira n'indyarya, ariko ukamenya ibintu byose byangiza imibanire ukabasha kubigendera kure, kabone nubwo waba utabikunda, ariko ukabasha kuba wakwiyoberanya nyine wowe, ntupfe kugaragaza wowe wanyawe. Kugira ngo wigarurire abantu byanze bikunze, ntabwo wabigarurira ku bw'ubunyangamugayo bwawe. Ubu ugomba guhisha ibintu bisa naho ari kamere zawe zitari nziza, kugira ngo ubashe nyine kuba wabigarurira, ukerekana uruhande rwiza rwawe, kuko nta muntu utagira uruhande rwiza n'urubi, ariko ugomba kugaragaza uruhande rwiza rwawe cyane. Chapitre ya 3 ivuga ku bushobozi bwo kwigarurira abantu, power of appreciation, ko gushimira ndetse no kwigarurira abantu nyine mu buryo bwo kubashimira. Umuntu ugukoreye akantu gatoya ukumva ko ugomba kumushimira. Burya iyo ushimiye umuntu byanze bikunze uba umwigaruriye, hari ukuntu nyine agutekerezaho mu buryo bwiza. Ugomba kwigarurira abantu mu buryo bwo kubashimira. Umuntu ugukoreye akantu nubwo kaba gatoya, ukiga gushimira abantu kandi mu buryo bwiza, mu buryo nawe butagutesha agaciro, ariko ugashimira mu buryo umuntu abona ko mu by'ukuri nibwo kaba akantu gatoya, abo we yumva ko yagukoreye ikintu kinini cyane gihambaye. Ibyo ni ibintu bizatuma uyu muntu ubasha nawe kumwigarurira kandi mu buryo bwiza cyane. Niyo mpamvu nyine uba ukwiriye kwiga gushimira uko byagenda kose, ntiwihagarareho, ukiga uburyo ki uba ugomba gushimira kandi ukubaha n'abantu uko byagenda kose, abari bo bose. Ntupfe kureba umuntu uko umubona inyuma, cyangwa se physical appearance, cyangwa se n'ikindi kintu cyose upfe kugenderaho cy'amarangamutima ngo gitume ubasha gusuzugura umuntu mu buryo wiboneye. Ugomba kwiga gushimira uko byagenda kose kandi mu buryo bwiza. Ibi nabyo, iyi nayo ni imwe mu ntambwe zagufasha kwigarurira abantu neza cyane. Harimo isomo rikomeye ugomba kwigiramo, ikintu kijyanye n'urukundo, uburyo abantu nyine bigana ibijyanye n'imibanire ndetse n'urukundo. Chapitre ya 4 yigisha uburyo bujyanye no guseka, magic of smile. Ugomba kwiga guseka, kumwenyura nyine mu maso hawe akajya hahora hagaragaye neza. Ntabwo ari byiza ko waba uri muri sosiyete runaka ngo ube uri umuntu kabisa bigaragara ko bowaringa, bigaragara ko wijimye mu maso. Ibyo ntabwo ari ibintu byagufasha gutsindira abantu ndetse no kubigarurira. Ibyo ntabwo byashoboka. Ugomba kujya wijijisha buri gihe, ugahorana mu maso hasa neza, ukenkemuye kabisa, ku buryo nta muntu wapfa kukunyuzamo ijisho uko byagenda kose. Waba uri mu bibazo byaba ibintu bitameze neza, ariko ukiga gukontorora physical appearance yawe mu maso, ku buryo nta muntu uzapfa kumenya ngo uyu muntu afite ibibazo, ndabona bimeze. Kwiga nyine uburyo ki ugomba kumwenyura ukagaragara neza buri gihe, ukajya uhorana akantu k'akamwenyu umeze neza nyine. Ntugatume ibibazo byawe bikugaragaraho n'inyuma ngo umuntu akubona itabona ko wataye umutwe. Ibyo ni ibintu bitagufasha gutsindira abantu ndetse no kubigarurira, nk'uko iki gitabo kitangira bitubwira, cyangwa se nk'uko iki gitabo kinitwa muri make, To Win Friend and Influence People. Ugomba kwiga guseka kandi ukabikoresha neza. Nanone ntube umuntu upfa guseka mu gihe kitari icyanyacyo, cyangwa se ngo umwenyure mu gihe kitari icyanyacyo. Ibyo nabyo ni ibintu ugomba kwitoza, ukamenya uburyo ukontorora isura yawe muri rubanda cyangwa se mu bantu, bityo buri gihe ukajya uhorana positive mindset ndetse n'uburyo ugaragara akaba ari ibintu byiza nyine, bitari ibintu bikugaragaza nk'umunyabibazo, nk'ufite ibibazo byarenze.
Chapitre ya 5 yigisha uburyo bwo kumenya ijwi ukoresha. Ese ijwi ryawe ryumvikana rite? Niba ushaka kwigarurira abantu biragoye ko wakwigarurira imitima y'abantu ufite ijwi risa naho rikanganye. Ugomba kuvuga mu buryo buri positive kandi ukavuga witonze ijambo ku rindi, ntabyo kuvuga amagambo wihuta cyane ku buryo abantu batakumva icyo ushatse kuvuga, cyangwa se ngo uvuge urandaga ku buryo uba waringa abantu. Uba ugomba kwiga uburyo utondekanya amagambo, ukavuga neza witonze, uhumeka neza, usohora umwuka ukongera ukawinjiza neza cyane, nyine nk'umuntu ufite confidence. Yes, ntabwo ushobora kuba wakwigarurira imitima y'abantu cyangwa se ngo utsindire abantu, nyine nk'uko iki gitabo cyitwa, mu gihe uvuga ibigambo byinshi cyane cyangwa se uvuga ibintu biterekeranye, uvuga ibintu bitajyanye. Ntabwo byashoboka kabisa. Ugomba kwiga gukontorora amagambo yawe inyuguti ku yindi. Chapitre ya 6, uburyo bwo kuba inyangamugayo cyangwa se uburyo bwo ugomba gutuma abantu bagukunda babona ko ukenewe. Ugomba gutuma abantu bakubona nk'inyangamugayo, nk'umuntu utangaje kandi nk'umuntu ukenewe. Iki nacyo ni ikintu uba ugomba kwiyubakamo, nk'uko Andrew Carnegie abituganiriza. Tuma abantu bakwiyumvamo uri umuntu ukenewe kandi umuntu w'inyangamugayo. Ibi nabyo wabyiga mu buryo bwinshi bunyuranye, ariko byose ukajya ugenda ushakisha uburyo ubikoresha mu nyungu zawe. Nk'uko abitubwira, ntabwo uba ukwiriye kwigira nk'umuntu nyine bidafite icyo bireba, cyangwa se nk'umuntu uri biri hanze, kuko ushobora kwigaragaza nk'umuntu w'umunyampuhwe cyangwa se w'inyangamugayo cyane, bishobora gutuma abantu bamwe babifashisha mu nyungu zabo. Niyo mpamvu byose uba ugomba kubikora mu buryo buri control, ntugatume abantu bagufata uko utari, cyangwa se bagufate mu buryo bapfuye kwibonera bitewe n'uburyo wabigaragarije, kuko hari abantu biteguye kuba bakoresha ubwo bunyangamugayo bwawe cyane, bakabukoresha mu nyungu zabo, mu gihe ari byo wabagaragarije cyane, nyine nk'umuntu udafite ikindi kintu yitayeho. That's why uba ugomba kwitonda nyine ukamenya ngo ubwo bunyangamugayo bwawe hari ukuntu urabukoresha, kandi ntihagire umuntu uza ngo agufatirane aze kugira ukuntu aba yabibyaza umusaruro mu nyungu ze bwite, wowe utazi icyo ari cyo. Yes. Chapitre ya 7, iga ubugeni bwihishe mu gutega amatwi. Ese uri umuntu mwiza mu gutega amatwi? Buriya ikintu kijyanye no kuvuga, abantu benshi bakunda kuvuga ariko ugasanga nta muntu n'umwe witeguye gutega amatwi. Buriya niba uri umuntu uvuga cyane kurusha uko utega amatwi, icyo ni ikibazo. Ntabwo byagufasha kwigarurira abantu. Ugomba kwiga uburyo uvuga ndetse n'uburyo usohora ijambo ryawe, akaba ari ibintu watekerejeho neza, kandi ukiga kumva cyane kurusha uko uvuga. Ntabwo ushobora kwigarurira imitima y'abantu mu gihe uvuga ibigambo byinshi cyane udatega amatwi. Ijya gutega amatwi uko byagenda kose, kuko uko uvuga ibigambo byinshi ntabwo ubura amakosa ugenda ukora, akaba ari byo bintu bishobora gutuma abantu babona ko mu by'ukuri nawe nta tandukaniro ryawe nabo. Yiga kuba umuntu uzi gutega amatwi ku rwego ruhambaye cyane. Niba ngombwa ahubwo jya uvuga gake cyane, abantu ureke wumva ibitekerezo by'abandi, kuko abantu uzabigarura uko umaze kumenya imitekerereze yabo, imyumvire yabo n'uburyo ibintu babibona. Ntabwo uzabigarurira biciye mu buryo wowe ubona ibintu, uzabigarurira biciye mu buryo bo babibona, nawe uze kubikoresha mu nyungu zawe nyine. Ntabwo abantu bapfa kubigarurira uvuga ibigambo byinshi udatega amatwi. Chapitre ya 7 nicyo ivuga ibi bintu. Niyo mpamvu ukwiriye kubyumva neza cyane, ugakurikira iki gitabo kugeza kirangiye, kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika, ndetse video ukayisangiza n'inshuti yawe. Ni ikintu cyiza cyane kwiga kumva kurusha uko uvuga. Niba ushaka kwigarurira abantu, ukajya uvuga make abaze kandi amagambo arimo ubwenge, ntabyo guhubagurika upfe kuvuga amagambo nyine nawe wiboneye. Ukamenya ko ijambo ugiye kuvuga byanze bikunze hari ikintu bigiye guhindura kuri topic muri kuvugaho, cyangwa se ku ngingo mwavugagaho. Chapitre ya 8, ugomba kwiga uburyo ugomba kuvuga mu buryo bukurura abantu. Ese ijwi ryawe ryumvikana rite? Ijwi ryawe hari ukuntu rikurura abantu.
ugomba kuvuga cyane cyane witonze kandi utanatinda nk'uko twabivuze muri chapitre zatambutse, ariko nanone kwiga uburyo ki ijwi ryawe aba ari ijwi ritabowaringa abantu. Ugomba kuvuga mu ijwi ryumvikana, inyuguti isohoka neza, abantu bagutega amatwi bumva ko ari ijwi kabisa, bakumva bakavuga ati uyu ni runaka. Hagomba kubamo akantu k'umwimerere wawe nyine kugira ngo uzabashe kuba wakwigarurira abantu. Urugero, niba ufite nk'ubucuruzi ukora wamamaza, ijwi ryawe kabisa bakajya bavuga bati aha ni kwa runaka, ukaba ufite ukuntu nyine ijwi ryawe uri kontrola, kuko buri wese aba afite umwihariko w'ijwi rye kandi aba ashobora kubyaza umusaruro uko byagenda kose mu gihe yabikoresha neza mu nyungu ze. Ibi rero nabyo iyi nayo ni chapitre ukwiriye kumva neza cyane, kugira ngo niba ukora nk'ubucuruzi, ukora ibintu bigusaba nyine kuba wajya hariya ukavuga ibintu runaka, aba ari ibintu nyine bikurura abantu bagiye bavuga bati uyu ni runaka, baze bumva ko harimo umwimerere wawe, kandi kuko buri muntu wese aba afite umwimerere we ko byagenda kose. Niyo mpamvu iki kintu nacyo uba ugomba kugitekerezaho neza cyane. Chapitre ya 9,